Nitwa Habimana Samuel, mu buhanzi nkoresha izina rya Crezo G Samuel, abandi umugenzuzi muri Federasiyo ya Muzika mu Rwanda, ndetse nkaba n'umunyamabanga wungirije mu ihuriro ry'abahanzi bakora muzika igezweho rizwi nk'Icyembe Rwanda Modern Music Union. Turi hano muri Expo kubw'ubutumire bwa RARC bwo kuza ku exposa ibikorwa dukora nka Federasiyo ya Muzika mu Rwanda izwi nka Rwanda Music Federation. Nkuko nyine turi Federasiyo ya Muzika, ibikorwa dukora n'umuziki nta kindi. Federasiyo ya Muzika rero ni federasiyo yatangiye ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 mu 2016, nibwo ubuyobozi bw'iyo federasiyo bwashyirwagaho. Itangira igizwe n'amahuriro atatu, yari igizwe n'ihuriro bita Icyembe Rwanda Modern Music Union, igizwe na Ishakwe Gakondo Union ndetse na Rwanda Audio Producers Organization. Nyuma y'igihe gito rero federasiyo yagiye yaguka igira n'andi mahuriro atatu yaje kuza kwiyongeraho, harimo Rwanda Gospel Music Union, haje kwiyongeraho kandi ihuriro ry'abahanzi bakora ubuhanzi bwo kwandika indirimbo mu buryo bwa solfège ndetse na lyrics byitwa Rwanda Music Transcripters Union, ndetse haniyongeraho irindi huriro ry'abahanzi rigamije kurengera inyungu z'abahanzi bakora indirimbo z'uburere mboneragihugu, ndetse by'umwihariko indirimbo zo kwibuka, union tuzi nko kwibuka igihango union. Ayo rero akaba ari amahuriro atandatu agize Rwanda Music Federation. Intego nta yindi ya Rwanda Music Federation ni uguteza imbere ubuhanzi bwa muzika mu Rwanda ndetse n'umuhanzi wa muzika mu Rwanda muri rusange binyuze muri amahuriro yose atandatu twavuze. Umuhanzi wa muzika ni ikintu, ni umuntu wagutse kuko tubona nk'abakora umuziki ugezweho uri moderne, hakaba ari gakondo, hakaba abakora gospel, hakaba abakora ibyo byose. Intego rero ni ukugira ngo wa muhanzi ukora muzika igezweho atera imbere, uwa gakondo atera imbere, umuproducer atera imbere. Indi ntego ni uko federasiyo ihuza bya bikorwa byose by'abahanzi, igakora n'ubuvugizi kugira ngo umuhanzi arusheho gutera imbere. Icyambere, umuntu utari muri federasiyo ikintu yahombye kuba ari kumwe n'abandi. Tuzi ko ari ijambo rivuga ngo nushaka kugenda ngo wihute uzagende wenyine, ariko nushaka kugera kure uzagendane n'abandi. Umuntu utaraza muri federasiyo rero ashobora kwihuta ariko ntashobora kugera kure. Kuva federasiyo yajyaho kugeza amagingo aya imaze gukorana n'abahanzi benshi. Nekereza ko no mu minsi tuvuyemo umuganura federasiyo yafashije abahanzi bagera kuri 37 kuba babona icyo nakwita nk'akazi kubera ko bari muri federasiyo. Mu minsi ishize nanone mu kwezi kwa 2 hari abahanzi 56 bandi nabo federasiyo yabashije gushakira akazi. Donc nukuvuga ngo wa muhanzi uri muri union hakaba hari igikorwa runaka, numva icyo gihe wari umunsi mpuzamahanga w'ururimi kavukire, federasiyo yabashije gukorana na RARC ibonera akazi abahanzi 56. Umwaka ushize nabwo mu gihe cy'umuganura ndetse na Fespade iraserukira muco ry'imbyino, nabwo federasiyo yabashije kubonera abahanzi benshi akazi bakoze mu gihe cy'umuganura ndetse no muri Fespade. Bivuze ngo rero wa muhanzi uri hanze ya federasiyo hari ibikorwa byinshi bya leta federasiyo igiramo uruhare, we ntabibone. Ikindi, ubu biragoye kuba waba uri umuhanzi ube wakwitabira igitaramo hanze y'igihugu udafite rekomandasiyo ya federasiyo. Ni ukuvuga ngo ugiye wese muri minisiteri agasaba visa kugira ngo ajye kwitabira igitaramo cyangwa ikindi gikorwa cye cy'ubuhanzi, bamusaba ko banza akaza muri unions bakamuha rekomandasiyo, akajya muri federasiyo bakamwemeza. Bivuze ngo wa muhanzi utari muri union, donc utaragera muri federasiyo, bizamugora kuba ayo mahirwe yayabona. Inyungu ya mbere ni uko abanyarwanda bazasobanukirwa umuhanzi. Ubundi mbere twari dufite ikibazo cy'uko mu Rwanda iyo wavugaga umuhanzi gusa, buri munyarwanda wese yumvaga ko umuhanzi ari umuntu uririmba gusa.
ariko nk'uko murikagurishwa harimo abandi bagenzi bacu b'abahanzi, abakora sinema, abakora ikinamico, abakora ubukorikori, abandika ibitabo, kandi nabo bakaba barimo muri iri murikagurishwa. Uko bazagenda basobanura ibyo bakora, natwe muri muzika tugasobanura ibyacu, hazabaho kwa gushidikanya no kwitiranya umuhanzi icyo ari cyo, basobanukirwe umuhanzi wa muzika n'uyu ameze gutya. Indi nyungu ni uko abantu bazamenya federasiyo ya muzika icyo ari cyo, bamenye n'ikiyigize, kwigizwe n'aya mahuriro 6 twavuze haruguru. Ikindi murabona hano hari ibikorwa by'abahanzi bigaragaza nyine ko ya federasiyo hari abahanzi bayirimo banakora, bazabasha kumenya ese nkanye nkeneye kwiga umuziki nzawiga gute, nkeneye gukora indirimbo ndasanzwe na ndi umuhanzi umenyereye nzajya mu ihe studio, kuko hano turabibasobanurira. Nkeneye kwiga solfège niwo wa muziki navugaga, nkeneye mfite kampani isanzwe cyangwa se mfite ibikorwa bisanzwe, nkeneye kuba nabona ibintu by'amajwi, iyo audio nzayikorera he. Ibyo ngibyo iri murikagurisha rizadufasha kwagura bya bikorwa byacu bigere kuri buri wese, bamenye ibyo twari dusanzwe dukora batazi ko dukora. Murakoze namwe. Nitwa Chantal Uwamahoro. Mpagarariye urugaga rw'abanyabukorikori n'abanyabugeni. Twaba twaje muri urwo rwego duhagarariye abanyabukorikori n'abanyabugeni. Urwego rwacu rumva rushobora kuba rumaze nk'umwaka urenga, rwashyizweho mu rwego rwo guhuziriza hamwe abanyabukorikori n'abanyabugeni kugira ngo tubashe kwegerana no kugira ngo tuzamure impano yari muri muntu wese, no kugira ngo buri munyabukorikori wese ukiri hasi abashe kuzamuka no kugira ngo agaragare ku isoko. Bahombye ibintu byinshi cyane, kuko hano turabafite benshi mu ma exposition bajemo, ariko umuntu utaraje yarahombye kubera yuko iyo waje ushobora kuhakura amakomande, igihangano cyawe ushobora kuba ugifite utazi ko ari cyiza, kandi ari cyiza cyane kandi abantu bagikunda. Ariko abantu benshi basuye ibihangano by'abantu bigiye biri hano kandi barabikunda bakagenda babigura. Tubona ni byiza rero ko abantu bakabaye bari muri federasiyo yacu, ari impamvu tubashishikariza kugira ngo bayizemo. Birimo inyungu kuko uri hasi n'uwazamutse bose baba kimwe, kuko buri wese igihangano cye kibasha kujya ahagaragara. Ariko iyo uri umuntu umwe urumva ntago byaba ari byiza cyane, kuko iyo muri hamwe mubasha kubona inyungu nyinshi. Agiye gukorwa n'icyiza kubera yuko ntago abanyabukorikori benshi bari babizi ko hariho federasiyo yabo,
ariko barabimenye, abatari bariyandikishije bariyandikisha, ndetse batubwira yuko bazabwira n'abatari babizi kugira ngo bazaze nabo biyandikishe. Federasiyo ni nziza kuko ibasha guhuza abanyabukorikori n'abanyabugeni, kandi noneho akandi gashya karimo nuko ibihangano byabo bidahenze, kuko buri munyarwanda wese yatangajwe no kugera aha ngaha kuko yumvaga yuko ibi bihangano byacu bihenda cyane, bigurwa n'abazungu cyangwa abandi bantu b'abanyamahanga, ariko yatangajwe no kugera aha ngaha yumva ibiciro biri hasi. Aravuga ati noneho ndumva byoroshye kuba mwaragize federasiyo yuko natwe tugomba kujya tubona aho tugurira ibihangano byanyu bitagoye, bitari ku biciro byinshi. Murakoze, nitwa Byishimo Patrick, mpagarariye urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Urwego duhagarariye ni urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe. Warubajije icyo urwego rushinzwe, ntabwo inshingano zose nazivuga, ariko ndavuga inshingano nk'ebyiri. Inshingano ya mbere harimo gukora ubushakashatsi ku banyarwanda cyangwa se n'abanyamahanga bavugwaho ibikorwa by'ubutwari byagiriye igihugu akamaro. Hanyuma indi nshingano nakomozaho ni ijyanye no kwigisha abanyarwanda, cyane cyane urubyiruko, umuco w'ubutwari. Bivuze rero ngo abagana iyi standi tubafasha kumva uburyo ubushakashatsi bukorwa, hanyuma tukanabashishikariza kurangwa n'indangagaciro z'ubutwari. Nk'uko nabivuze, ntabwo ndi bujye kure y'izo nshingano ebyiri nibanzeho. Abatuganye benshi basobanuriwe uburyo ubushakashatsi bukorwa. Bivuze ngo icyo urwego rwungukiye muri Expo, abanyarwanda benshi bibazaga impamvu, hari nk'abantu bazi, hari nk'amazina y'abantu batubazaga kuki umuntu mutamugira intwari y'igihugu. Ariko mu by'ukuri kuba tutamugira intwari ntabwo ari uko tumufiteho nk'umukandida. Bivuze ngo ikintu twabafashije cya mbere kumva ni ukumva uburyo ubushakashatsi bukorwa. Uwo muntu ninde, ibikorwa yakoze ni ibihe, yabikoze ryari, cyangwa se byagiriye igihugu akahe kamaro. Ku buryo abantu benshi basuye standi batashye basobanukiwe, banahawe fomu yabafasha kuzuza kugira ngo babashe gushyikiriza urwego umuntu bifuza ko yaba intwari cyangwa se yakorwaho ubushakashatsi agahabwa umudari w'ishimwe. Icya kabiri, ya nshingano yindi navuze, kwigisha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko umuco w'ubutwari. Bivuze ngo abantu basuye hano bashishikarijwe kurangwa n'indangagaciro z'ubutwari. Izi ntwari mubona ziri hano, amafoto twazanye, ni ukugira ngo za ntwari bumvaga batazizi. Icya mbere babanze bamenye ngo izo ntwari ni zihe, icya kabiri babashe no kumenya ibikorwa by'ubutwari bakoze, hanyuma nabo bave hano bafashe ingamba
zo kuvuga ngo reka natwe tugere ikirenge mu cy'abakurambere b'intwari bitanze cyangwa se abantu bitangiye igihugu cyangwa se abantu baharaniye ubumwe ndetse n'ubunyarwanda. Uyu munsi tukaba dufite amahoro. Nkeka yuko rero nk'urwego rwabonye umwanya mwiza wo kugeza ku banyarwanda ibyo dukora, kandi twiteze impinduka nziza izava mu bantu basuye standi, ndetse n'abataragize amahirwe yo kugera hano bazabisobanurirwa n'abo bantu bandi basuye standi yacu. Ibyo bizagaragara wenda muri raporo tuzakora y'imurikabikorwa uko yagenze, ariko zimwe muri recommendation twaho urwego rushinzwe intwari z'igihugu mu gihe habayeho ibikorwa nk'ibi cyangwa se ibikorwa bihuza abantu benshi, ni uburyo bwiza bwo kugeza ubutumwa ku bantu benshi kandi dukoresheje igihe gitoya. Nkaba numva rero nk'urwego tutazongera kubura mu imurikabikorwa iryo ari ryo ryose mu gihe dushinzwe gutoza abantu umuco wo gukunda igihugu, kandi tukaba twabonera ahantu bitatugoye cyangwa se tutagiye ahantu hirya hatandukanye mu gihugu. Murakoze namwe. Majwi sawa? Nitwa Uhagaze Alphonse. Nitwa Uhagaze Alphonse. Munsanze mpagarariye ino stande y'abanditsi b'u Rwanda yitwa Solidaire Umurinzi. Solidaire Umurinzi rero uhuje abanditsi benshi, bamwe ibitabo byabo murabibona hano, amaso arabihera ibyo bitabo. Abanditsi nabarondora amazina ariko simpamya ko bose, ariko abenshi bandika ibitabo turi kumwe muri iryo shyirahamwe ry'abanditsi mu Rwanda. Urwo rugaga rw'abanditsi bo mu Rwanda urebye rumaze igihe kinini ko rwagiye ruhindura amazina. Urareba amahano yabaye mu Rwanda, jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe Abatutsi, hahozeho igisa n'ubwanditsi bufite amashyirahamwe, ariko nyuma ya jenoside bagenda n'ababitangiye badahari, barahunze cyangwa baragize ibindi bibazo bijyanye n'ayo mahano yatugwiririye. Hagiye hahinduka, hari ibyitwaga ibarwa, nyuma biza guhinduka, hazaho Rwanda Writers, biza guhinduka, noneho haba kongere, sinibuka itariki yabayeho y'abanditsi, twemeza ko tugiye dushyiraho icyitwa Solidaire Umurinzi. Ikaba ari federasiyo ihuza abanditsi bose bo mu Rwanda, ndetse yakorewe statut, ikaba iri muri RGB. Intego zayo muri make urareba ko umuco nyarwanda turangaye gato waducika, kandi burya igicumbi cy'umuco ni ururimi. Ururimi rero rw'ikinyarwanda abanditsi urareba nibyo twibandaho kugira ngo kitazazima. Kizimye rero natwe twaba tuzimye. Ururimi rwo ruranga umuco, rwo ruranga igihugu, mbega ni rwo mizi y'igihugu n'abagituye. Dufite ikigo cyitwa RARIC kidushinzwe n'inteko y'ururimi n'umuco.
ni ikigo cya leta ariko gishinzwe kubungabunga umuco ngo utaducika, gicukumbura amateka ashingiye ku muco nyarwanda. Icyo kigo rero mu nshingano gifite kirimo n'abanditsi, guteza imbere ubwanditsi. Icyo cyatuye muri stande kugira ngo wa muco gishaka gusigasira ubwanditsi, ya mateka atazibagirana ariyo muzi w'abanyarwanda atibagirana. Icyo kigo rero cyadufatiye umwanya muri stande ku bufasha cyaduhaye nk'abanditsi, inkunga. Icyo tubona turi hano kandi turabyishimiye. Abanditsi bagurishije, n'utagurishije ibikorwa byamenyekanye. Inama abaguzi batugiriye tuzazishyira mu bikorwa, kuko urumva turicara tukandika ariko hari ibibazo by'abasomyi tutamenya hano, kubera ko ihuriro ry'abantu haje abantu benshi. Batubwiye ibikenewe, tugiye gushyiraho umwete wo kugira ngo ibintu bigende neza. Ushaka igitabo kibone, ibikeneye ku isoko tubyandike. Tukaba dusaba ko uwashobora kudutera inkunga, nta mugabo umwe ngo umugabo wongerwa kuri nyina, yakora uko dushaka agatera imbere ubuhanzi mu Rwanda, kuko nitureba nabi umuco uraducika ushingiye ku muco w'ururimi rw'Ikinyarwanda. Ubutaha icyifuzo dufite ni uko akenshi abahanzi n'abanditsi akenshi hari igihe bagira ubushobozi bukeya, nk'uko nguko umuryango wacu ariko waduteye inkunga y'iyi poromosiyo yo kugeza ibitabo ku isoko, aho abaguzi bari hari muri exposition mu imurikagurisha. Mbere y'uko riba bagombye kudukorera akantu nakita ngo iki, akantu ko kwamamaza mbere y'uko twinjiramo hano. Abantu baza bakaba bazi ko twageze muri standi, kandi ko dufite ibitabo biryoheye abasomyi, biri mu muco nyarwanda, birimo imigani, birimo amateka akenewe kugira ngo umuco wacu ukomeze usigire usagambe. Hato bazadukomoka batazasanga ntacyo twakoze, bagenderaho ikishingiro gituma dukomeza umuco wacu ntuzaducike na rimwe, n'abo tubyaye bazawukomerezaho. Ikindi twasaba ni uko mu by'ukuri isitari twayishimye, ntacyo twayinenga, ariko ikajya ahantu byibura wowe umuco ni ikintu gikomeye, ikajya ahantu buri muntu winjiye hano ahita akubita ijisho ati aha ndi kubanditsi. Ariko akaba ariho mbere uko yinjira mu bindi, kujya kunywa amayoga hariya kwa Nyirangarama n'ahandi, ahera ku bwanditsi. Iyo nyota y'ubwanditsi y'igitabo yagura, niyo atagura akareba gusa ubutaha aragaruka akagura, cyangwa akajya muri librairie Caritas aho ibitabo byacu biba biri. Ariko iyo nyota akaba ariyo abanza kumarira ku bwanditsi bwacu, kugira ngo atembere ahandi ariko yabanje iwacu. Namwe murakoze cyane. Kunyumva ze? Uranyumva neza? Sawa.
banyita irya mukuru Etienne cyangwa se Etienne 5K ni iryo nkoresha mu buhanzi nkaba ndi umukomedian. Iyi federasiyo mpagarariye ni Rwanda Performing Arts Federation, igizwe n'ama-union 5. Harimo union ya mbere y'abakomediye, union ya kabiri irimo traditionnel, union ya gatatu irimo poète, union ya kane irimo moderne, akaza n'indi union ya gatanu y'abakinnyi ba theatre. Yeah. Ikinamico, amakomedi, imbyino nyarwanda, moderne, ya n'amapoetry, imivugo n'ubusizi. Intego ya mbere y'uru rugaga ni ukugira ngo ntago tugira ngo dukorere mu gihugu cyacu gusa, kugira ngo n'ibikorwa byacu bigere hanze y'u Rwanda, nkuko twaje hano muri Expo, kuko iyi Expo irimo impande n'impande bagiye baturuka hirya no hino ku isi. So iyo baje hano muri federasiyo tubabwira ibyo dukora, tukabasobanurira, nabo bakamenya ko mu Rwanda habamo baba komedi, habamo traditionnel, mbese bakamenya buri union irimo muri federasiyo yacu ibyikora. Okay, icyambere cyo umuntu uri muri federasiyo bimworohera kugira ngo ibihangano bye bikomeze byaguke ndetse nawe atera imbere amenyekane, kuko federasiyo turimo iyo bagiye kuvuga ngo barashaka umuhanzi runaka bajya muri federasiyo abarizwamo, ntago bashakisha ngo umuhanzi runaka ngo bamubure, ariko bajya muri nk'ubu bashaka umukomediye baza muri federasiyo ya hano, noneho federasiyo niyo itanga wa mukomediye. Bivuze ngo wa muntu utari muri federasiyo ntago we bamuzi, niyo baba namuzi ntibamwitaho kuko we ntahabarizwa. Urabizi umwana uri iwabo aba afite aderese, so iyo uri muri federasiyo uba ufite aderese ubarizwamo. Noneho iyo uri muri federasiyo niho bikorohera kwagura ibikorwa byawe no kubimenyekanisha. Twaje muri ino Expo dutumiwe na LARC ishinzwe ibijyanye n'umuco n'ururimi no kunoza ururimi. Inyungu tuzakura muri ino Expo nuko ibihangano byacu ndetse natwe ubwacu bituma duhura n'aba bakunzi bacu, ndetse n'ibihangano byacu bakabasha kugenda babitwara ndetse banabikunda babishishikariza n'abandi. Namwe murakoze. Na kiriya kibana cyabo n'ibyo murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Kwitonda Charles, nkorera sosiyete nyarwanda y'abahanzi cyangwa se Rwanda Society of Authors. Nkaba ndi licensing manager, nshinzwe gukurikirana abakoresha ibihangano by'abahanzi, nkavugana nabo, noneho kugera aho tuzagirana kontra. Nubaho ntangira mvugana nabo mbabwira ko gukoresha ibihangano by'abahanzi binyuranyije n'amategeko igihe nta burenganzira umuhanzi yabahaye, cyangwa se baba nta muhanzi wabaye uburenganzira bakabuhabwa na sosiyete. Ubwo sosiyete niho bagirana amasezerano, hari amafaranga bumvikana kwishyura bijyanye n'uko bakoresha ibihangano by'abahanzi, noneho tukazayasaranganya abahanzi igihe ukoresha ibihangano by'abahanzi yamaze kuyishyura. Sosiyete nyarwanda y'abahanzi ni nshyashya mu Rwanda, yatangiye muri igitekerezo cyagiye muri 2010,
nk'uko byateganywaga n'itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge ryari ryatangajwe mu igazeti ya leta muri 2009 kuri 26 z'ukwa 10 2009. Muri 2010 nibwo abahanzi bishyize hamwe batekereza ko bashyiraho sosiyete ibarengera. Bamaze guhuza umugambi no kuwunoza, begera icyo gihe ari Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Mineyacom, barayegera begezeho igitekerezo ibafasha kubashyira hamwe. Noneho begera Minisiteri ya Siporo n'Umuco nka minisiteri ifite abahanzi n'umuco mu nshingano, ibaha ibiro n'ibikoresho byo mu biro bazajya bakoresha. Kuva icyo gihe sosiyete yatangiye kubaho, ariko ibaho idafite abakozi bayifasha gukora akazi. Abakozi batangiye kuboneka muri 2014 bishyira 2015. Noneho RDB nk'urwego mu itegeko rigena ko ari rwo ruzashyira mu bikorwa itegeko rirengera umutungo bwite mu by'ubwenge, ikaba ari nayo izashyiraho uburyo abahanzi bazishyurwamo. RDB yashyizeho tarifu, ishyiraho tarifu muri 2016 mu kwezi kwa gatatu. Nyuma y'uko ishyizeho tarifu, hatangiye ubukangurambaga cyangwa se awareness campaign. Ubukangurambaga bwarabaye kuri 20 z'ukwa 4. Umuyobozi mukuru wa RDB yatangaje ko guhera mu kwa 7 abakoresha ibihangano by'abahanzi bazajya babikoresha babanje kubyishyurira. Iyo tariki yarageze, sosiyete nyarwanda y'abahanzi itangira kugenda ivugana na bamwe muri bo, kugera uyu munsi hari abemeye kwishyura, hari abo twasinyanye amasezerano. Ari nako ubukangurambaga bukomeza ku bahanzi. Hari abahanzi batumvaga impamvu ya sosiyete, ariko uyu munsi turegera amafederasiyo, turegera umuhanzi umwe kuri umwe, tubashishikariza kuza kuandikisha ibihangano byabo. Noneho bamara kubyandikisha bigatangira kubabyarira inyungu, kuko niba tugiye kureba ukoresha ibihangano by'abahanzi bisaba ko ngo umuhanzi agira uburenganzira ku gihangano cye nk'uko itegeko ribiteganya. Ariko iyo amaze kugira ubwo burenganzira akaba abona adashobora kubwikurikiranira ahantu hose, aderega sosiyete cyangwa se aha uburenganzira sosiyete bwo kumuhagararira. Ikindi kigeretseho abantu bajya badasobanukirwa, iyi sosiyete ni nshyashya mu Rwanda, ariko mu bindi bihugu bitandukanye ku isi ho imaze igihe amasosiyete nk'aya yagiye abaho. Ni nayo mpamvu amasosiyete amaze kujyaho akabona ko imbogamizi usanga mu bihugu bimwe bakina indirimbo z'ahandi kuruta iz'abenegihugu babo, hagiyeho ihuriro ayo masosiyete ahuriramo ryitwa SIZAC. SIZAC n'uvuga ngo ni Confederation Internationale des Auteurs des Sociétés d'Auteurs Compositeurs. Ikaba ari sosiyete ari confederation ihuriramo amasosiyete yose y'isi. Uyu munsi amaze kugera ku masosiyete 231 mu bihugu 131. Hari bitarajyamo ariko biracyari mu nzira yo kugenda babashishikariza kujyamo. Ni muri urwo rwego rero kubera ko RSI mu Rwanda nayo ari umunyamuryango wa SIZAC, ikurikirana ibihangano byose byo mu bihugu biri umunyamuryango wa SIZAC, nk'uko biteganywa n'amasezerano ya Berlin. Amasezerano ya Berlin ni amasezerano agena uburyo ibihangano by'abahanzi bigomba kubyazwa inyungu, agena n'uburyo bigomba kwishyurwa. Akaba u Rwanda rwarayasinye mu 1943. Ayo mategeko yose ahereza sosiyete nyarwanda y'abahanzi ububasha bwo gukurikirana ku butaka bw'u Rwanda aho igihangano cyose cyakoreshejwe kibyazwa inyungu. Ari nayo mpamvu rero uyu munsi aho dukurikirana ibihangano by'abahanzi bikoreshwa mu tubari, mu tubyiniro, ku maradiyo, ku mateleviziyo no mu mahoteli n'ahandi, ntago tureba ibihangano by'abanyarwanda gusa, tureba ibihangano by'abanyarwanda ariko n'iby'abanyamahanga. Murakoze cyane, icyo ni ikibazo cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo ibihangano by'abahanzi byakoreshejwe, wenda nk'urugero mu Bubiligi. Mu Bubiligi hari sosiyete yitwa Sabam, nk'uko mu Bufaransa habi zitwa za Sasem. Ni ukuvuga ngo niba Sabam hari indirimbo z'abanyarwanda zakinwe mu Bubiligi, kuko hari n'abanyarwanda benshi babayo, bagakoresha yenda nk'ibihangano by'abanyarwanda, Sabam ikabyishyuza ayo mafaranga iyacisha muri SIZAC. Noneho SIZAC ikazayatwoherereza, inaduha repertoire, inaduha liste y'ibihangano byakoreshejwe muri icyo gihugu.
noneho wa muhanzi w'umunyarwanda tukayamushyikiriza. Ikindi kugera uyu munsi ntago distribution cyangwa se isaranganya rirabaho. Urumva twatangiye gukora mu buryo bwemewe n'amategeko, twatangiye gukusanya amafaranga mu kwa karindwi nk'uko RDB nk'urwego rutureberera rwari rwabitegetse. Ntago twagomba kunyuranya n'abantu batureberera. Tarifu yari yagiyeho mu kwa gatatu, urumva hari mu mezi 3 n'ubundi bwari mu bukangurambaga. Amafaranga turacyagira n'abantu amasezerano, turacyarimo kuyakusanya, ntago turasaranganya. Ikindi kigeretseho ku masosiyete yo hanze, sosiyete ishobora kugira ubushake cyangwa se ikabashapa igashaka kugirana amasezerano na sosiyete nyarwanda nk'uko natwe twagirana n'abandi. Kugera uyu munsi tumaze kugirana amasezerano na sosiyete ya Tanzania ndetse n'iya Nigeria, iyitwa Kosoni na Coast